imvura yaraguye turabibona, tubona noneho umwuzure utangiye kuza ari mwinshi, tubona ibintu bitangiye kugenda biva mu nzu, amazi aragenda arenga inzu ageramo hagati, bwo inzu zatangiraga gusenyuka. Zimaze gusenyuka tubona noneho amamotora, tubona inka zirimo ziragenda, tubona amatungo ari kwirukanka, abantu ubwo nyine nawe urabyumva, sinagira ikindi ndenzaho kuko guhaye ikaze wowe ukurikiye M1 TV. Ngewe amazina yanjye nkaba ndi Mauwa, abashimira yakoze subscribe kuri M1 TV, nkaba kandi mushikariza no kujya gukora subscribe kuri Mauwa 250 cyangwa Mauwa 250 mu biganiro bitandukanye dukunza kubana. Hano nkaba ndi kumwe n'umutumirwa, gusa mbere yo kugira ngo tujye icyo tumubaza banje kumuha pole ku bintu byabereye mu karere ka Rubavu. Reka mubahe abibwire. Mwiriwe. Mwiriwe. Zamujira tora. Mwiriwe. Umeze ute, uri kwimva gute? Ntabwo ari neza cyane kubw'ibibazo nahuye nabyo. Zamujira tora. Ntabwo ari byiza cyane kubw'ibibazo nahuye nabyo. Yego, no kwihangana. Uyu mutumirwa mbere ko atubwira izina ryiwe, hari video yacicikanye mbuga nkoranyambaga y'amazi, y'umuvumba w'amazi uri gutwara, navuga no gutwara amazu, wari ngo inzu kuri inzu bimeze mu gice amazi yagiraga mu gice cy'inzu, ubona ko n'inzu yagenda. Iyo video ikaba yarafashwe n'umugabo uri hano muri kureba. Mbere ko ngo atubwire imva n'ivano iriya video n'ukuntu byagenze, reka banze adusobanurire muri rusange amazina yawe witwa nde kuba kuzi no kuba atakuzi. Amazina yanjye nitwa Muchoma, niryo zina ry'akazi, nkaba nkorera amaboko. Amazina asanzwe y'ababyeyi ni abana bashaka Alphonse. Yego, abana bashaka Paul kwanza. Nakundi nyine tu. Yego, ni ibintu by'agahinda, navuga ngo bivugwa yuko hashobora kuba haragendeyemo abantu 130 barenga ari bo bishwe nari amazi. Alphonse rero, cyangwa reka tumwite Muchoma na nimero ziwe twazibonye kubera iriya video yarasakaye ahantu hose. Gusa ikintu cyako kubaza Alphonse, pole sana. Ubu dusobanurire muri rusange ukuntu byatangiye ubundi. Muri rusange imvura yaraguye turabibona, tubona noneho umwuzure utangiye kuza ari mwinshi, tubona ibintu bitangiye kugenda biva mu nzu, amazi aragenda arenga inzu ageramo hagati, bwo inzu zatangiraga gusenyuka. Zimaze gusenyuka tubona noneho amamotora, tubona inka zirimo ziragenda, tubona amatungo ari kwirukanka, abantu ubwo nyine nawe urabyumva, sinagira ikindi ndenzaho kuko ihangane, komera kigabo, komera gitwari. Alphonse, ntago nakubaza ngo wenda ufite inshuti cyangwa imiryango yagendeyemo hariya, kuko ntago byabura. Umuntu waduhaye nimero zawe yaduhaye nimero atubwira yuko biriya bintu cyangwa se iriya video wayifashe muri kumwe muvuye kwishyuza. Twari tuvuye kwishyuza mu bose nyine amafaranga, ariko tugezeho turanamubura. Yego. Ari turangije tutashye nyine, tugeze hariya dusanga nyine ibyabaye ntakahumamo. Imvura yabafatiye hehe? Twebwe imvura yadufatiye hafi ya hariya nyine Mahoko neza, niho narindi turi gutaha. Yego. Ubwo ngubwo nibwo yagiye nyine igenda yiyongera, uko yarushagaho kwiyongera niko ibintu byishi byagendaga byangirika, umwuzure ugenda uzamuka uba ari mwinshi. Yego. Kwagwa kw'amazu, gusenyuka kw'amazu. Ubwo nanjye nyine niko nahisemo kubona ibintu biri kuba, ndagenda mfata ka video njya ahantu ku musozi gutya, nari ntaragera hafi y'aho ibyo bintu biri kubera, kuko nanjye nabone mfite ubwoba, nurira igiti hejuru ku gasozi ahantu hari amabuye
ndagenda ndazamuka mfata karaka video nkimara kugafata ubwo nabonaga ibintu byose noneho bihindutse ari amazi. Uretse guca mu ijambo gato uko reka njye ngomeze ngite mu cumi wenda nibyo zina bakoze